BNN TV News agastori gato muri Diyosezi ya Ruhengeri yamurikiye urubyiruko urwibutso rwa Carlo Acutis irusaba kumwigiraho gukoresha neza itumanaho cyangwa se imbuga nkoranyambaga ndetse na Fidel Mutabazi kuri wa 23 Ugushyingo uyu mwaka wa 2025 paruwasi ya Nyakinama ahani muri Diyosezi ya Ruhengeri yamuritse urwibutso rwa Mutagatifu Carlo Acutis isaba ko urubyiruko rwa kigana uyu mutagatifu gukoresha neza ikoranabuhanga rigezweho bakaryifashisha mu kogeza ivanjiri aho kubashora mu bibonona. Uyu muhango wo gutaha iyi shusho wabereye mu biro bya Kristo Umwami byahujwe n'umunsi w'urubyiruko na yubire mu rwego rw'itumanaho muri Diyosezi ya Ruhengeri. Mu butumwa yagejeje ku rubyiruko Musenyeri Vincent Harorimana yasabye abana n'urubyiruko kwigana urugero rwa Mutagatifu Carlo Acutis umutagatifu wo muri iki gihe nabo barimo cyiterambere mu ikoranabuhanga mu itumanaho. Yagize ati bana rubyiruko namwe mwaba abatagatifu nka Carlo Acutis washyizwe mu rwego rw'abatagatifu muri Nzeri uyu mwaka na Papa Leo wa 14. Yakomeje avuga ko Acutis yaranzwe no gukunda Ukaristiya ndetse no kwamamaza ibitangaza byayo ndetse no gukunda umubyeyi Bikira Mariya. Yavuze ko yifashishije imbuga nkoranyambaga yatanze ubuhamya bukomeye bw'ukwemera kandi abikora kuva akiri muto. Ndetse kandi yakomeje ababwira ati dore ko yanitabye Imana ku myaka 15 gusa. Musenyeri Harorimana yasabye urubyiruko kwigana uyu mutagatifu gukoresha neza internet n'imbuga nkoranyambaga bakabikoresha bamamaza ivanjiri aho kurikoresha mu bibasenya. Ibirori bya yubire yitangazamakuru byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo mugabo wa gahunda Maurice guverineri w'intara y'Amajyaruguru. Umuhango wo guhumugisha ishusho ya Carlo Acutis wagenze neza cyane, byari ibintu byiza. Natwe BNN TV News ntabwo twari kubura kuhagera, ntabwo twahatanzwe rwose cyane. Mwibuke ko BNN TV News apini yukora inkuru ninjye wakurikiye uyu mutagatifu. Right, ladies and gentlemen, everybody like, share, comment ndetse na subscribe dukomeze kubana. Nje nari happy w'Abanyarwanda.